reba aka kantu 2025 nyibingizamo gwe mva n'aya magambo. ntacyo uri cyo kirenze ku buri mbwa yabo bagukoresha nawe ibintu zikari bukabikora. nawe nimba uzi ko ari umuntu ujya gukoresha ibintu bikabikora n'uko wakwiyambika mask yose ukita umuntu ngo urenze ukigira igitangaza uburi imbwa. Uyu munsi mbazaniye ikirere, uyu munsi mbazaniye filime 10 zitwika ushobora kureba muri izi mpera z'umwaka kuri website yacu washaka.com. Tudatinze turere ku mwanya wa 10. Ku mwanya wa 10 turasanga iyi filime. Ku mwanya wa 10 turasanga filime yitwa August Rush. Ni filime y'akana kaba karavukanye impano yo gucuranga gitari. Iyo mpano rero ntahandi hantu kaba kayikura, kubera ko papa we aba ari umucuranzi, mama we ari umuhanzi. Umunsi umwe baba bari muri show, barangije show, umugabo baririmbiye ku gice kimwe n'umugore aririmbiye ku kindi gice. Barangiza kuririmba bagahurira hanze bagashimana bakaryamana, kubera ko umukobwa baba ari abakire bagahita bimuka bakagenda, ariko gasanga bamuteye inda atabizi, gasanga uwo muhungu yamuteye inda atabizi, akabyara akana bagahita bagashyira ku mihanda, kubera ko famille y'umukobwa baba ari abakire badashaka kuzarera umwana uri aho ngaho aho badashaka gufata igisebo ngo umukobwa wabo ngo yatwaye inda. Bikarangira akana kagiye ku mihanda, ariko kakabona gitari bwa mbere kakiyibona. Reba aka video, umwana akibona gitari bwa mbere ibintu ahita akora. N'ubwa mbere abonye gitari, ariko gitari ari dore amanota ukuntu yafata bitamugoye, gitari narambitse hasi. Umugabo yarikanze. Petero abona gitari agacuranga akigaragaza bikagenda neza. Ushaka kuyireba na agafilime keza kari emotional, nta bintu byo kurwana, nta bintu by'iki, ni agafilime keza cyane bakita August Rush, kasobanuwe na Rocky, agasobanura muri no mwaka wa 2024 turi gusoza. Hope ko wakenjoyinga na famille yawe niba udakunda bya bintu birwana cyangwa ibigira ute. Ku mwanya wa 9 turasanga iyi filime. Ku mwanya wa 9 turasanga filime yitwa Mary cyangwa se Maria, uriya nyina wa Yesu. Nyina wa Yesu rero abatwereka urugendo yanyuzemo kugira ngo abyare Yesu. Bavuga ngo Herode ngo yashatse kwicanga abana b'impinja, ngo byashatse kugira ute, bakavuga igice cya Yesu gusa. Nyamara na Maria yari ibyo yahuye nabyo, ibyo kuntu yaje kuvuka nawe, uburyo yabashije guhatana akabasha guhungana na Yosefu, kumva ko atwite kandi muri kiriya gihe iyo bagutwite nta mugabo baguteraga amabuye, uburyo yabashije guhangana n'ibyo bintu byose akabasha kubicika, n'uburyo Yosefu yamwemeye, uburyo yabonekewe. Ni agafilime keza kavuga ibintu by'Imana muri izi mpera z'umwaka wakareba. Ushobora kuzana ino video atari mu mpera z'umwaka, ariko ni agafilime keza ushobora kureba ukenjoyinga we na famille yawe niba udakunda ibintu by'urusaku. Ni agafilime keza wareba. Ku mwanya wa 8 turasanga iyi filime. Ku mwanya wa 8 turasanga agaseri keza kitwa Sisters Ford cyangwa se Sister Ford. Ni filime ivuga ku nkuru y'umukobwa uca inyuma mukuru we ku munsi we w'ubukwe. Wabyumvishe neza, ni umukobwa uca inyuma mukuru we ku munsi we w'ubukwe. Uvuga ngo ni umukobwa bari abafite umugabo bagiye gukora ubukwe yishimye, yaza kureba umugabo we ngo bagende ku rusengero, agasanga aryamanye na mukuru we. Yasanga aryamanye na mukuru rero uzijyana ahita amujyana cyo kuvuga ngo ugiye kumbyarira umwana, kubera ko umugore aba afite ikibazo cyo kutabyara, ariko akabeshya ko icyo kibazo kugira ngo akigire yagitewe n'impanuka yakoze, kandi akayikora ku bw'iyo mpamvu yuko yasanze mukuru we, yasanze umuvandimwe ari kuryamana n'umugabo we. Agahita yijyana uwo mugore wari uri kuryamana n'umugabo we cyuko agomba agomba gutwita, kandi agatwita atewe inda n'uwo mugabo. Noneho umwana uvuyemo akazamurira umwana, birakunda rero akavuka, umudamu bakamwambura umwana, gusa uwo mugore akababara akavuga ati uyu mwana ntago namurera, ntago byakunda, ntago narera umwana wa mukuru wanjye, noneho waramuteye n'inda uri umugabo wanjye, ntago byavamo. Uwo mwana akamujyana muri orphelinat akadopta kandi kagahungu. Aba yikundira abana b'abahungu akamukunda cyane. Akana kagahungu badopta kaza kurwara, uwo mugore aba ari umubaya, bari nk'intare y'ingore. Birangira yicishije papa we ako kana we yadopse, kubera ko papa we ntago abashaka, papa ako kana ntago abashaka ko bamwadoptira umwana. Bikarangira mwishe mama we bakamugira umusazi. Ni filime nziza, filime irimo inyigisho yasobanuwe na Rocky. Ushaka kujya kuri website ukabasha kuyistreaminga ukabasha kuyireba. Mbibutsa ko nyuma y'ino video ndabaza kubereka aka bonus, agafilime keza kakandi utarebana n'ababyeyi, tumwe bita ngo utw'urukundo. Ndakababwira agafilime kariho kuri website uri birebe, ndakaba nka bonus. Ku mwanya wa 7 turasanga filime yitwa Ku mwanya wa 7 turasanga iyi filime. Ku mwanya wa 7 turasanga filime yitwa Carry On cyangwa se ngo komeza, Carry On. Ni filime ivuga ku muhungu abakora ku kibuga cy'indege, afite sheri we, sheri waba atwite. Umutipe rero bakamubwira ati niba ushaka ko tutica abantu muziranye cyangwa tutica sheri wawe,
hari umugabo ugiye kuzana igikapu, icyo gikapu arakireka gitambuke. Abakora ku kibuga cy'indege muri abantu bacekinga imizigo ko nta bibazo birimo muri ya sikaneri, umugabo icyo gikapu aba ashaka kureka kiba kirimo igisasu cyarimbura abantu, bya bisasu bahumeka bigahita bikwica. Birangira bahatanye. Ni filime navuga ko iri action ariko inavanzemo n'akantu k'urukundo. Niba ukunda filime zidateye ubwoba cyane ariko zifite inkuru nziza, ya filime wayireba, yitwa Carry On, yasobanuye na Rocky. Ni filime nziza, iri kuri website www.oshakurfilms.com. Ku mwanya wa gatandatu turasanga ikiraro. Ku mwanya wa gatandatu turasanga filime yitwa Kraven the Hunter cyangwa se Kraven umuhigi. Ni filime y'umutipe itangira ashaka kwihorera, ariko aba afite ikintu cyitwa imbaraga zidasanzwe, agashaka kwihorera kuko baba baramwiciye papa. Ni filime trend ya 2024, isohotse muri izi mpera z'umwaka. Nta byinshi nyifiteho, sinayirebye fresh ngo nyisobanukirwe ko umutipe bashaka kwihorera, kugira ngo umutipe bashaka kwihorera bikarangira ahindutse noneho umuntu utinywa kurusha abandi. Ariko haba harimo ibintu by'ama fiction movie, biriya bintu by'abantu bahinduka ibisimba. Niba ukunda izo filime nka ziriya zo mu bwoko za Avengers, ziriya filime nyine z'abantu bahinduka nka za Haka, nka za Thor, buriya bwoko bwa ziriya filime, ziriya bita ngo ni C movies, ushaka kujyaho kuri website ukabasha gustreaminga ukayireba. Ni filime nziza, iri trend. Impamvu nashyize ku rutonde iri trend, nabonye ifite rating nini, irakunzwe. Wenda ushobora kuba itarakunzwe cyane mu Rwanda ariko irakunzwe ku isi hose, irakunzwe. Ushobora kujyaho ukayireba. Ni filime yasobanuye na Gaheza. Ni filime nziza cyane. Ku mwanya wa gatanu turasanga ikiraro. Ku mwanya wa gatanu turasanga filime yasobanuye na Sankara da Prime yitwa Under the Paris. Filime yitwa Under the Paris, nk'uko byumva wenda ushobora kuba wararebye filime yitwa Paris Has Fallen, nayo kuri website iriho, ni agasizoni ka Rocky. Ariko iyo yitwa Under the Paris ni filime irangira y'amashaka aba yaraje i Paris. Noneho bagiye kuba Jeux Olympiques, iriya mikino ya Olympique. Noneho bakabwira umuyobozi w'umujyi, sinibuka neza ari umuyobozi w'umujyi cyane wari perezida ariko aba ari umudamu, amubwira ati ntabwo mwakora imikino ya Olympique hano mu mazi harimo shaka. Umudamu akanga kubyumva. Reba ikintu kiba, reba akavidewo gato abantu bagiye mu mazi ibintu bitabiho. Amazi arimo shaka, ucece gake gake yewe tayari. Abantu bajya mu mazi, ifi zikabataka zikabarya koko. Noneho haba ari ibisasu haba ari ibisasu batabye munsi y'amazi byo mu ntambara y'isi. Uko barasashaka amasasu aragenda agakubita kuri bya bisasu, yakubita kuri bya bisasu noneho bigaturika Paris yose, Paris igaturika. Niba ukunda filime nk'izo ngizo rero, Under the Paris niyo yawe, wayireba. Niba utarayireba cyangwa niba waranayirebye, nizere ko waryohewe. Ni agafilime keza cyane. Ku mwanya wa kane turasanga filime yitwa Singam Again. Muri izi Singamu na za Suryavanshi, Singamu za Simba zose mwagiye muzibona. Kuri rero hasohotse filime yitwa Singam Again, yari itegerejwe cyane kuko irimo abakinnyi b'ibyamamare, harimo Ajay Devgan, harimo Tiger Shroff na papa we nibagiye izina rye ariko nawe arimo. Ni filime igizwe n'ibyamamare byinshi cyane kuko ni filime ya trendinze mu Bihinde, uretse Pushpa yasohotse ejo bundi igahita isa nk'aho yiryanye hiti. Singam Again yari imeze neza, iri kubikora. Singam Again ntabwo nyisobanuraho ibintu byinshi cyane. Ni filime nziza niba ukunda Ibihinde biriya Bihinde navango na action, niba warakunze nka RR, niba warakunze igihinde nka Pushpa, niba warakunze igihinde nka biriya Bihinde bya Sarari, biriya Bihinde bya Igo, bya Tiger, biriya Bihinde nyine biriya bya Tiger, bya Pathan. Niba warakunze mbene ubwo bwoko bwa filime, ino filime nawe wayikunda. Ni igihinde. Kuba twashyize ku mwanya wa kane ni uko imeze neza, ni uko iri kubikora. Iri trend iri mu ziri kubikora muri no mwaka turi kuwusoza. Ku mwanya wa gatatu turasanga filime yitwa Red One. Red One filime yakozwe, ni filime yakinwe na The Rock, urabita Dwayne Johnson. Ni filime nziza ijyanye n'ibintu bya Noheli, aho baba bavuga ukuntu abantu bahindutse babi, abana baha impano bakongera batagishima, nyine bavuga ku buzima bw'abantu muri iyi minsi ko butameze nk'ubwa kera, kandi nawe urabibona ubuzima bw'uyu minsi ntabwo bumeze nk'ubwa kera. Ni filime nziza yitwa Red One, ushaka kujyaho. The Rock iri trend, iri muri filime zisohotse vuba 2024, yari itegerejwe, yari yaravuzweho kenshi.
yageze hanze irahari yasobanuwe na Rocky. Ushobora kujya kuri website ukaba wabasha kuyireba. Ku mwanya wa kabiri turasanga filime yitwa Pushpa The Rule, yasobanuwe n'umusobanuzi witwa VJ Fay. Reba aka kantu, reba ino move ya Pushpa. Yewe gutara ibangara kwepa. Pushpa rero ni filime yasohotse yari itegerejwe nyuma y'igice cya mbere cyari cyarasohotse muri 2022 na 2021 sinibuka neza, kuko yarasohotse iratrendinga. Noneho niba ari no kwitwikira sinzi, ariko byarabaye ko uyu bita Pushpa akimara igisohoka yagiye ahantu mu kavuyo mu ahantu bari kuyistreamingira, hapfira umuntu baramufunga. Amakuru nafite niba yarasohotse niba kirimo, ariko filime iri gucuruza. Nako kantu kabaye katumye viral igatrendinga bya hatari. Pushpa iri mu binde biri kubikora cyane muri uyu mwaka, ubwo turi kuwusoza kandi neza ko na 2025 izaba ikiri trend. Yes, twagiye ku mwanya wa mbere. Uratekereza ari filime iri ku mwanya wa mbere? Nta yindi, ni Squid Game cyangwa se Squid Game igice cya kabiri. Squid Game hasohotse season ya kabiri, episode 7 finale. Imaze kugera kuri website yanyu www.oshakurufilms.com. ushobora kujyaho ukaba wabasha kuyireba. Icyo nakubwira cyo, niba warakunze ya mbere ya mikino bakinaga y'ubwana, season ya kabiri bisa nk'ibitandukanye, ariko n'ubundi ni ya mikino igaruka, ariko imikino yahindutse. Ni filime iri trend bya hatari, kuko yaciye kuba yararebye kuri Netflix cyane. Niyo filime yarebwe kuri Netflix cyane kuruta na za Rakasa na ziraza amasura aca kuri Netflix nka za Peaky Blinders, za La Casa de Papel zasohokaga zitegerejwe. Ariko Squid Game yabaciye agahigo, kubera ko niba ari uko ari y'Abanyaziya kandi bikaba bafite population nini cyane simbiza, ariko yaratrendinze, ifite abantu benshi bayistreaminze kuko yararebwe cyane kurusha izindi zose nyine mu gihe gitoya. Hasohotse season ya kabiri yayo rero nayo iri trend bya hatari. Reba aka kantu, harimo imikino irenze nziza cyane, iri kuri hit, iri gusoza umwaka kuko isohotse tariki 26 z'ukwa 12 2024. Urumva rero uyu munsi sinzi igihe urebeye ino video, ariko iri trend bya hatari. Ushaka kujyaho ukayireba, ukabasha gustreaminga, ukenjoyinga we n'umuryango wawe, mugasoza umwaka neza. Ninabemeye aka bonus ka film imwe ushaka kureba yandi utarebana. Niba uri umuntu mukuru ntiwayirebana n'abana, niba uri n'umwana ariko urengeje imyaka 18 ntiwayirebana na famille. Ni agafilme kitwa Sleeping with my student, cyangwa se kuryamana n'umunyeshuri wanjye. Baba baryamye bakora iki simbizi, kuko njye ntabwo nayirebye. Ntabwo nkunda ziriya filime. Kuri website uyirebe, niba utarakoze subscribe wayikora. Niba hari n'ibindi bufasha waduha, nimero 0783 216 28. Imana ibaho umugisha na Rishakuru. Ciao.